nanjye kuva navuka tanguniriza ari waka niko umuswahili avuga nibwo nyibona Richard Crenna umusaza yagarutse ari colonel cyane deni hi dutanya n'umusore yaraturutse mbari iyi filime yiswe First Blood iki ni gice cya mbere ibukari kabiri yayo na gatatu nuko vuga ngo irangiye rwose gatatu irahari urumva ni muri One Film Production umusore ko yakaje yageze mu gakaritsiye asanga abantu batuye aho ngaho ni nk'abatuye za Kiradiha mbese ahantu usanga ari mu kintu cy'igishangashanga ukuntu Sylvester Stallone yagarutse muri iyi filime yitwa Rambo ntabwo rambari yo mazina ye bamwita Sylvester Stallone ngo ni Sylvester uko wa musore yakagiye arurwo yagezeho katurori asanga hari umudamu ndetse n'utwana aho ngaho musore yasaga n'uwabuze rwose ntabwo ahazi yaje gushaka inshuti bari abasirikare kimwe bombi ni ba demob urumva naba hariya babita ngo iki imbangukira nenyera gutabara yaje arimo kuyoboreza umuntu yaje abazo witwa yaje abazo witwa Dalma yapfuye hashize igihe uyu nawe nta kindi yakoze yasize ka gafoto aranje arongereye kubitira inzira urugendo abakomando sha barakandagira my friends barora kuvana gatayi Rwamagana maze sha banga rifite gute nta na rifite ashobora kwaka reka da none mu kagigi gasa naho ari agasantre aho wa mukecuru atuye nako wa mukecuru avuye aho yaratuye sheriff aba nabaroko biriya abaroko police bo mu byaro ariko babita ba sheriff aho batuye ni nabo bayobora mu bijyanye n'umutekano kibazo nshuti yanjye urajya amajyaruguru ngiye mu majyaruguru ngweno ngo herifite ndaza kumenya neza ngo ngujyanye aho ushaka kujya jump in simbukiramo ntarifite abakomando usanzwe bashaka sasa rero umugabo n'umunyamahoro amagambo make cyane amagambo azi kuvugira ibyazi kuvugisha n'ugukomanga iyo akomanga nibwo imbundi ivuga bavuze kujya mu majyaruguru hari ahantu nabona nafata cyo cyakurara ni nka mayiro 30 uvuye hano kagigi kameze gutya kuki ari kurimo kumatiriza wa mugabo why you pushing me kuki mubazaga ibintu asa nawe arimo kumunaniza ati kuki urimo kunaniza we ntabwo ari wowe baza ibibazo hano ni gihe ubaza ibibazo urumva cyakabi ntabwo muri uyu mujyi wacu dukunda abantu nkawe abantu nkawe niyo mpamvu iyo baje muri uyu mujyi nihutira kureba ukuntu twabakuramo nibyo gusa nta muzi undi nta muzi undi aramubaje kuki urimo kumatiriza kuki urimo kunsonikiriza unaniza wajya ngo umwene gihugu uyu mugabo yarwaniye igihugu n'umusirikare aranje ko yakamuzanye muzare moto ugenda urebe ko imisatsi itunganya kandi nanone ukarabuti witunganya ni inama nkugiriye arangije akatasubirayo ugira umunsi mwiza kigabo cyasaga nawe kimutaye ahantu hatari abantu atari ubona uburyo agendamo reba imbere ishyamba rihari niho kugufata bakajya kukujugunya iyo ngiyo ngo komeza ugende vere mu mujyi areba inyuma nta muntu afite gutongana nawe areba ubugome bwa wa mugabo arangije nta kindi yakoze aragaruka arebye muri televiziyo umugingara ntabwo azi arimo kwirataho ntabwo ari amusobanukirwa wigeze aho mu komando rimwe ngo apfakiriwe ta komando reza soja aragaruka nawe aragaruka barahura ko numva ukomeye wa musenzi we ndagufashe amaboko yashira ku modoka hanyuma kandi yatandukanye ndakurasa kubera ikiburi ndahitamo icyo gukora none kandi nawe ukora uko mbwiye nta kindi cyabaye kereka kumuzana kuri polisi nk'uyu baramuhura iki zanye ikindi giswaza kandi yanze gufatwa ndimo kumubwira ngo namanika amaboko hanyuma dore ibindi namufatanye mwandika ikirego ikindi kandi aranuka muri ukuntu sinzi niba aheruka no gukaraba afite rwose impumuro wajya nise kurume nkuru ameze nka Oscar bari ku musirikare yatuje amaza amazina atangira kwibuka muri Vietnam bigeze bamuhemukira bamufungiye ahantu nk'ari dirishya rimeze nk'iri izina sha niba ushaka ibyago waje ahantu ibyago bituye basagonda 3 cyangwa nangize isura ya witimera nk'iya Oscar ihengame ku manywa y'ihango abantu bafite isura byahengamye wajye n'ibya Predator bamukanze ko bari bwangize isura ikamera nk'iya James arabyihoreye bari haro icaye igisura nawe wumva bagukize icyo gisura umudari bamukura ngaho zengurutsa igikumwe hano zane igikumwe aranga ngo birimo gukora ndamuse yanze gusinyanze no gutera igikumwe umusenzira Charebe umujyi utarimo ibyaha ubu rero bamufunzeho ibyaha ko kaje kabona byaha bibamo amusenzi urakora ibyo nkubwiye kugira ngo wo kugendekirwa nabi wa musenzi wari ko musoraraha mujye kumwuhagira clean him up bajya no kumufunga mana nyagasani murebe ibiwe cyabaye iki kigabo kera amaboko ku mutwe hanyuhindukire rwuno rusaza rw'urubondo Kristo tubwire ati zo wangureba ko nameze kimujyaho fata tize iyo ni imyito umukoze bikize ndagira ngo akarabe neza shakira bamwuhagirisha bimwe byakizimya mwoto yaragowe menya kuko wikuva muri Vietnam atarakaraba bagirwa kumusuka amazi na hariya mu matwiki kamiki kari kababaye kare ukuntu barimo gufata umuntu nabya afite umujyi wabo nabyaho bamuzazi ibyo bituma bamufata nabi ufata amazi atangira kwibuka muri Vietnam ibyo bamukoreye n'abanyamerika wabo barimo baramukorera kandi yari yije gutabara igihugu office byakomeye bitwazanye n'ikira bitwazanye n'ibiki
bazanye ibyago ikare bayobye cyangije afata icyuma cyahita naca neza hanze abaturage barumirwa mahenga arimo arahunga muri bare baracitse muri polisi buriya bamukatiye burundu burasa wa musenzi tumukurikira ahubwo mutamurashe wowo kagiye busubuyu nguriya abagabo zirakurikira uyu mugabo arimo araziri araducicisha arancice niwo kugenda umuntu akagucikira karemburuga akagusiga ku muhanda w'igahanga aracitse yerekeye muri za famu zepfo iyo ngiyo mure nguriya yaranamurebye aguye maze ayiwe aracice ibibazo biraha ndakubwira ibibazo byaho wahuye n'ibibazo nimbwira konera muzi ko imbwa zitajya zo mfunga umutwe yaguye ku runtu rw'urukote niba atari urangiti rangije arujyaho konje afite ni bwinshi cyane mbere ya byose no kubanza kwitabara mukobwa we yari umusirikari abasirikare mu bihe bikomeye n'ubuzima bwarabwirengagiza n'igihe kibabaje akakirengagiza agakora ibyo agomba gukora n'ugukira kuba mbere na mbere tumubonesha imbwa tumubonesha abahigi tumubone imbwa zanjye rero muraza kuzihemba kuko ku isaha zikorera $1 muzehe wazanye imimbweti n'umuhigi w'inama aramuzi n'imimbweti ni nko gufata inyamaswa zihigwa n'intare ukajya kuzihigisha imbwa aba nabo yahizwe n'abatari bo kandi avayo ari muzima keze hano dore cya saza yakubitaga ibipfunsi amuswawe yari kubisa ibipfunsi sharimo gutoroka masasu ya nyayo nutaparika indege neza mu kirere ngo murase neza ni wendi bwice kiramupima kuri target iyo ndege parika neza wa musenzi we aparika mu kirere kiramupima noneho ubwanyu muri yana watunganyije indege uyobonye kabaye arangije apfa kwiyabura hasi niba taravunitse urubavu indege kirayigarura ingabo kirano kirashaka umwica mugabo arimo arazira iki koko usama herere ngo nguriya hariya maze yikinga mu kindi giti nawe yidumbura hasi yumva uko bimeze bamushenze birimira uriya nta kindi yakoze maze ahita avana aho ngaho indege nta mabuye ashobora kwishingirira nuko yakaje abanza bati imbunda y'icyayi cyayi gisaza umugeraho agiye kwegura umusaza yumye kare karabaye kubitaho uko yakikubise ku giti umusore yagiye maze aramanyuka nta kindi yakoze mugenzi atangira kwidoda manika amaboko ngo yinjire muri waze tumufunge neza ntago ari umwishe ntabwo nshaka kubaza undi muntu wese ngaho manika amaboko hanyuma tukujyane kugufunga ukava aho uri turamena umutwe nta kibi nakoze kure kurira amasaha tumanuka hasi tumushakeyo kuno kumbe ari wakamuraga ngiye kuva ku kigage abapolisi bo mu cyaro rabakinisha akagage urwagwa go ahead well let's do it komeza in the gorge muri gogi hano hasi over mubwira garuri indege rero nawo musore umva boss mugomba kumenya uwo musore murimo gukinisha uwari we yitwa John Rambo yarwanye muri Vietnam umusirikare afite umudari wishimwe hanyuma ni muri Green Beret ni bamwe bitwa ba Special Force ni umukomando ushobora kurwanya intambara ari uwo mugabo no intwari y'intambara I knew there was something narimbizi wangu narimbizi kano kuva kare bamufunga kari gafite umudosi dukora iki ni Special Force ari niba yateze intambara ku isi ari wenyine ntago bindeba giye tugende urumva wa musenzi akakigiriye karubwoba ngo Green Beret ngo the real badasses ngo nibo bantu bafite udutafari tubiko umugabo nayo yatangiye imitego ye azishanda bashibukana nk'ingurube iko imishibuka y'ingurube niyo yaje gutega abantu umugabo ara bamushatse y'ibyago none batangiye kubibona mwibuka bamuvuga bamubwiye ngo niba ushaka ibyago ngo waje ahantu bituye kumene nibo bizaniye ibyago bagiye kubirahura barakomeza barahiga ye yababwiye ati sijye umwishe nta n'intambara nshaka sinshaka no kubaza umuntu barahiga ye mwana burimo burira rero ugenda abona hano hari umwijima wamaze wamushenze kandi wowe kashiriya mbwa kabiri ntabwo ari sasa amasasu yamushiranye tugeyo amasasu yamushiranye boss ari wowe ubanza imbere wowe unapfuye igihugu cyakwibuka boss aranga arimo araboja ngo nibajeyo kandi ubwo nibo bohereza imbere aya boss wowe igihugu cyakwibuka boss abanza imbere ari kubica bose nene kwica wangaragarije ko ari amategeko muri uyu mujyi wikomeza kunsunikiriza cyangwa ngo intambara utazigera wizera I give a wall that we never believe urakina arababwiye ngo bose yari kubica ndetse nawe yari kumwica nta numwe yigeze yica nibarekere kumusunikiriza bamuhatiriza cyangwa bayintambara batazigera bizera umuntu ubwira gutya ari umugabo umwe maze noneho baragiye barahuruza ye buri communal station ibegereye barayihamagaza abakomando bashinzwe kurasa ibihunyira bamwe babahigi ntabwo babazanye ubwo Imana ni gute yageze umuntu akamugira nk'uyu Rembo umva kandi arimo aravuga ngo bamuhige yarangiza ngo Imana yaremye Rembo ni hatana ntabwo ari Imana yaremye Rambo ntabwo ari yamugize kuriya ni wamugize kuriya
uri cyande banyita Colonel Samuel Trovman narinje gufata umusore wanjye naramurokirise namuhaye amategeko ndetse nanone njye bamwigishije ibyo yise namuyobora imyaka 3 muri Vietnam niyo mpamvu mvuga ko ari wanjye ntabwo nje gutabara Rambo ngo mubakure mu maboko ahubwo ni mwenje gutabara mbavana mu maboko ye numva Colonel urimo urasa nawe utarimo kumva kurimo guhangana n'umuntu uzi by'intambara zo mu mashyamba uyu mugabo ni wa mbere uyu yatojwe kwica nyuma kandi yigishijwe kwirengagiza ibihe bibi akaba ahatari ubu hanyuma kandi yatojwe no kurya ibyo abantu bazima badashobora kurya barya bakaruka urumva uri yashobora no kurya iminyorogoto ariko akaba muri Vietnam inshingano ze kwari ukujya gushaka abanzi no kubakoraho kandi akagenda nta wundi beto kwica kicira igihe nuko nguko ateye kandi Rambo yari uwa mbere mu bandi ngiki avande yikangamo kumbera mboko nguyu ngo yigishije irari ijoro rya gatandatu ariko abanyakarembure kubera ingurube nyinshi babajije gatandatu ni ijoro rya gatandatu ikiro cy'ingurube ni 600 ariko ngurube ye ni kominari turamagara John Rambo itaba over Rambo uzatangira guhamagara kuri radio ni Colonel Trotman come on Johnny talk to me Johnny reka tuvugane ubu umukoloneli yakundaga ni wamurokiritse ni wamutoje ibyo yamutoje ni wamukomandinze imyaka 3 akinja mu rugamba muri Vietnam ni wamwigishije kwirengagiza ibihe bibi kandi ubuzima bwe bwa nyuma akabukoresha mu gihe biri ngombwa ko arwana birimeswe amaraso ya mbere first blood niyo turora Rambo igice cya mbere ukamubayeho umusore kumenya aho ari abashinzwe kurasa ibihunyira nabo baboherejeyo yababwiye ngo ukohereza abasore 200 bagiye kumwica mutegura imva nyinshi ngabo abandi baraka 200 men against one agama 200 bagiye kurwanya umuntu umwe ndakubwiye abagabo baca mu itanura rya kumuriro wowe ukajya kubabwira kandi ngo wakandagira mu mbaburasi mugabo yaciye habi ntanswe hano yaranutse nguyu ureba ko nameze uyu muntu niyanutsira ubu se napfa zakora iki kina n'umuntu nuko ari muzima ujye bibazo sikari ngera ufotora indi pice mwe birimo birifoto zamwe byaturikije uyu mwana zica namubwiye nzibyo namubwiye naramukirse ibyo yagombaga gukora ntabizi Colonel yaramurebye yarebye ahantu baturikije amenye icyo gukora byanze bikunze simbizi ariko ndabizi nta kwicara reka da kasike sheriff arategetse komba baturikije n'urwobo rurerure shaho umugabo ngo yaracyari muzima yakomeje hirya akamarembo bayafunze anza tekereza ukuntu ari buvemo shaho turi imyaka ukuntu igwira abagabo ibibazo zakomeye ibibazo zimaze kumwana nyinshi John Rambo ahantu yasohokera hari akobo gatonya ariko arangije agacamo hanze singa hariya bagenga sana civil we byemere n'ubutanda byemera umenye kuri umusivili wowe akaba ajya kureberera indabyo abantu bajya mu ndabyo akaba ari bo mufata mugafunga ariko nimujye kuri Rambo ahubwo Colonel kuki mudusuzugura Colonel kuba turi abakominalize nta mafunzo twaciyemo wese niba ataratojwe nitwamuturikije namwe muri abasivile wari wabona umugore ukubita umugabo kuko biba binatangaje rwose niwe mugore gukubita umugabo gamwe muri abadamu Colonel ara oyuru kumbe hasi baracyashakisha babasutse shaho bashoboka nibikamyo birimo birabagimurira ibiryo abagabo 200 nyuma ufite M60 n'imbunda zitwa M60 machine gun aho simbuka kugenda turashaka ubuzima cyangwa simbuka nahoze imodoka ko atari yanjye genda ni ya government ndabizi Robert yarasigaye Robert yacitse nanone over kajya kubwira fandi wasinziriye niba yarabwiye umukominari ko imbere hari ikimodoka bamwibye maze umukominari yikwega ku kimodoka ye ni kuri imirambi igenda igwira yapfuye warimo arajyayo umugabo wa 200 yabananiye ahimbwa nguri naniwe ikibwana bwanira yora rero inuma y'u Burundi yabwiye yo mu Rwanda ngo hugo ingana meme ndaje wayibonye M60 ngiyo banayo na charger isa yarasisa ubwo ndavuga za magazine ntabwo ari magazine ibingibi bari ibinyururu y'amasaha injiye mu mujyi yababwiye ngo ndabaha intambara mutazigera mwizera ibyo nibiki birimo gucya ni irya duka ryo kwa mwenzangu bahita bajya dora bakominari bo kacwe dore iyo igihushi gikurushaho igihushi cyarakuze kingana nk'icyafisi ashobora kukubeshya ko ari uruhara ry'abantu bihushi narabavumbuye hafite igihushi kinini ngo rangwerega uruhara rw'umuryango kumbe no burorosha bwamuteye mu mutwe bishoye mu muriro barangije baracika hagose te mu Vietnam tizo urapfu ase Gaddafi yapfuye namufatiye mu mwobo nk'ifuku
buri muntu arapatiza yihagazeho. Uriya musore nta muryango agira, nta muntu kuri isi yumva afite, mbese nta cyo guhomba agira. Urumva uriya musore atarwana yiyahura, tizo wamanitse. Aha, gapfa kaburiwe n'impongo, nimbwira bupfe kureha birayinanira. Igihe cyayo cyo gupfa cyageze, kureha ntabwo biba bikiri. Rambo mugabo yahongiye kuri parafu, ubu ni bamushakira umushenje ariyera nguriya kuri parafu muzehe, kumva washaka rasa bya bikonteri binini cyane biba bishinzwe kugaburira umujyi. Aze ubu ibi ni iki koko, ibi nazanye ni ibiki? Ndababwiye mujye mwitondera abantu, je benshi barambona ariko icyo nkunda nuko banyubaha. Naho buri ushatse je nakwereka jewe nta ntabwo azo arimo kwirataho, ntabwo ari amusobanukirwa. Wigeze aho mu komando rimwe ngo apfakiriwe. Hey, none amanywa nagira ngaho ukazanga aba civile nabo barashaka ngo tubereke ko intambara itera. Misiyo yawe irarangiye, niba bashaka kurwana biveho birangire. Umusaza wenyine niwe yumva kuri abo ku bantu batuye dunia Mungu bashaka kukwica. Ibyo nibyo shaka. Byarangiye Johnny, byarangiye, ntabwo birarangira na kimwe kirarangiye. Nuko wanjanye mu ntambara utuma tudatsinda muri Vietnam, hanyuma nanga basabye intambara nimo ndabaha uratuma natsinda. Buri munsi muri Vietnam yagiye ariko ntago batsinze. Rambo muri Vietnam byari byatwa abasivile ntacyo bambwiye jewe. Rambo azwa n'ukuntu yavuye muri Vietnam, abo bajyanye bose barapfa. Ukweriwe umusaza utaratumye ngo batsinda mbwira ngo nasubira inyuma. Yesu ni Imana. Ayiwe Bikira Mariya. Bari bagenzi banje tangira kwibuka bagenzi bapfuye. None abanabo yaje nahanga mu basivile batazi icyo yahuye nacyo, batangiye kumusaba intambara, yaragiye kubaha umubonyo. Twabaga turi kumwe, nibo bari inshuti. Hano nta gihari. None aba badafite n'icyo bamariye bakazana umutwe je umutwe munini rwose, bangeze mu gahanga rwose, nako bangeze mu ijosi. Yatangiye kuvuga ibyo bagenzi baganiraga bari mu rugamba. Abo nibo nshuti, abo ntacyo bavuze. Niba bashaka intambara nabaho. None amanywa nagira ngaho ukazanga aba civile nabo barashaka ngo tubereke ko intambara itera. Ariko kuyihagarika sherifu yarasogongeye kuko bamuhaye iz'amaguru. Yavuye n'udupingo twe. Reme mugenzi muzeyi yumvikanije hagati ya polisi n'umusore, bamukatira ibyo bamukatira, ariko nta wundi muntu wongeye gupfa. Kandi yari kubamara byo giye kuko ndebye ukuntu uyu musore yarameze. Aha hano abona tizo muri serum. Akindi cyabaye ko ari ukumujyana mu muri kasho. Nuko agafilme nako kagenzi yitwa Fast Blood. Ukurikirana uyicikwe, turacyari kumwe kandi ndacyakomeza. Ndahari wese samano. Nuko kagenzi bantu bakuru, urukundo mbakunda muraruzi, ariko tugiye gukomeza n'indi filime. Hanyuma kandi bantu bakuru impamvu bakunda mwese ni muyizi, utayiza arakicwa n'ubururu. Oya ni urukundo gusa mbakunda, ndabakunda gusa. Rembi kurikirana yo turi nayo The One Film Production. Yeah.